Ebitesha Ibyiza ikoye papa nuko batwara isuka se sha isura jyanye tware gute uboshye ari ihene uri mukurura mu kiri mu kiziriko papa niko harya ngo ni inzoga iroshya nakora ngo ni bapfa kurera uburetse naso nundi wese abona ukurura isuka ihene agiye kuzirika rero yabisobanura ngo iki mu by'ukuri nubwo uri mudugudu ureba ibintu bitakureba niko igize ngo iki nese kuba ntwara isuka gutya cyambere si uko umubyize nawe ucyuye umuhoro wakawutwaye mu kaboko niho washyize ku rutugu aho gushyira isuka ku rutugu ahubwo uhetse umuhoro nese ikibazo ni ikihe mudugudu uzi isuka iguciye ikirenge cyangwa ikagira icyo yangiza nk'ibi myaka y'abandi igize wishitura ntawe gahunda mudugudu nawe rero uransetsa ubundi ahantu uhinzeho harahingitse mu by'ukuri asi ubundi reka gubaza utekereza ko jyewe ubundi navukiye guhinga yewe nta byabapfa kurera kuko nibapfa kurera iyo se agize kwirirwa mu kabari n'umwana byabyaye usongarere no gushyira isuka ku rutugu bikunane ubu wayizamuye igeze hasi mu butaka erega reka nkubwire abantu bose ntago bavukiye guhinga dore nkubwire sha nakubeshye uyu wahinze ibi ngibi n'ibyanyu bizabanya nk'ibi kumuyi wagombye kuba yarahinze ku murongo dore nibyo narebaga yarataragurikije nta murongo ikishyimbo wahakashyiye birashyizemo 5 none nawe uragenda utya intege bigaragaje mu nzira n'uburyo utashoboye guterura isuka ntago wayihingisha ngo bigere mu butaka warondogoye umusore ungana nawe kuvuga ibintu byinshi kandi byinshi muri ibyo ngibyo rwose ntago ari ngombwa pe isari hehe tugaruke ku cyo nendaga kukubaza papa wandangiraho isari ubu ngubu namenya ahantu yaba ari koko ndashaka kumenya nawe niba ibyo asabwa nk'umuturage ukwiriye u Rwanda yabyubahirije kuko ejo yagiriwe inama ndabona ari gukurikiraho hanyuma wandangira hari shaka biri kose n'aba abari muri utwo tubari turara ufite amakuru ko mituweli yayishyuye se mituweli ko nabonye isagira amahane ubu ngubu urabona najya kumuhagarara hejuru mubaza ngo mituweli warane nawe urayafite niyo mpamvu nkubwira ngo icyo wagakoze nuko utinda reba ibitandeba urangije utari mutobari ruguraho none se ngewe warumbajije ibyo guhinga kwanjye nawe bihuriye inama nakugiraga dore umuhoro niwo watwara barya isuka ikajya ku rutugu ukagira utya hanyuma kugenda nabyo mbikwigisha ntize ko mbona ubaye mwarimu tugenda tugende byose biri mu nshingano zanjye ariko se ntaraniya byibagirwa mama wanyu wageze kuki mama rero nturabizi ni kwa kundi aba yibereye mu rugo nyine ntaravurwa nta gikorwa na kimwe niba mbona nkubajije ntise yishyuye mituweli nta kintu kirahinduka urebye naragiye akazi karamperanye si mperuka kuhagira ngo musuhuzeho ariko rero uretse naso nawe wivugurure kuko n'ubundi ndabizi ntibajya guhinga nta mpamvu nduzi byagucanze no gutwara isuka nkaba ngize n'amatsiko yaho uturutse wisubireho uba umwana mwiza naso turi kumugira inama kugira ngo abashe kuvuza nyoko tugerageze turebe bitihise uzisanga warabaye inzererezi agusege ntabwo navukiye guhinga namwe nyoko nagucika ko ari wo ugutunze ari wo uhugaburira ukumwesera ugira ute ukaba utabashoboye no guhinga ubwo uzagaburirwa nande ntabwo ngewe navukiye guhinga mfite ibindi bintu nzakora kucyumva ko abantu bose bavukiye guhinga inzoga iroshye mu kabari ntuzagutunga kuki se ahubwo ngewe ntazabatunga
Kari muraho neza. Uroreza Shagi. Amakuru. Isi myinshi. Yego. Meze neza. Ni amahoro se. Ni amahoro se. Amahoro pe. Nanjye nari meze neza. Karibu umuntu. Oya, ntabwo ndi gutinda. Nari nyuze hano nuko nari ncitse akazi ho bukeya. Uriya makuru se. Ni meza. Yagenda. Dodo sunzaniye inkuru nziza. Rero kanafite agahinda, mfite ibibazo. Ni ibisanzwe muvandimwe. Ngo hana misiyo ariko sinamenye uko byarangiye. Uri none se. Ameze neza ndacyari kwa kundi nyine muri bya bibazo nawe. Ko rero uriva bira bibazo. Ejo bundi naje hano kukureba. Sanga ntwari ngo sinzi hano wari ugiye Jolie niwe wari uhari. Wakwinjiye mu nzu utari butinde ko. Ntago ndi kwinjira. Ntago nakwinjira kuko turaganira gakeya kuko ndagiye. Ahubwo ikintu gihari uriva. Ikintu gihari rero ira gahunda wambwiye. Yego. Hari ukuntu bimeze. Kandi bimeze neza. Wow. Naratekereje ndareba. Sanga ura muhungu w'inshuti yanjye wagiye hanze. Yaraje. Ariko se Shagi iyo ku nkuru nzaniye ko nziza waretse nka gwa karibu. Ntago nakwinjira ni gakeya no gucagura. Basi wenda utunota tubiri. Oya, uretse. Urumva? None uriya muhungu avuye hanze nanga guhita mbimubwira. Ahubwo ngiye nkoresha indi tekinike ikomeye. Ndagenda ngana n'undi muntu w'inshuti yanjye. Yego. Mubwira ikibazo mfite. Nawe arangije ngira inama. Arambwira ati mfite umuntu ushobora kugura aho hantu. Kuko yambajije karitsiye yambaza nuko ikibazo kingana ambaza nini mbese. Yego. Burya nyuma yaho naraje mfotora ino nzu nuko utarubizi. Ntago nabimenye. Ko uwo muntu yamaze kumbwira ayo makuru bitanza ndayifotora. None tuganira nyimwereka. Arangije arambwira ngo iyi nzu afite umukiriya kandi uzaguha menshi. Ayo makuru ntago yambwirira hanze. Shagi uriyangana umunota umwe wenyine. Umunota umwe wenyine. Ariko iyo nkuru ifite umugisha mwiza nkongo ntago wayimbwira uhagaze. Kuvuga ngo nanjye mbabarira ntugende utageze mu twicarane umunota umwe cyangwa tubiri. Ku kazi ngira iyo nkuru. Abanyi muri yandi hantu hari ibindi bintu byo ku kazi ngiye kureba. Kandi ngo babishyize hantu babishyize. N'ubundi wateye intambwe uza kundeba. Ihangana uwo mugisha simufate ihanganye. Umunota tubiri mu nzu. Allo? Munyanganire gake ndaje nyuma y'minota 10. Ego ni imodoka ni mu itarisha ndaje. Shagi ihanga. Karame ndakumva. Umunota nyine twicare mu nzu umbwira iyo nkuru neza ihangana nk'iminota 2 yonyine. Ibyo byose ndi kumva mu makuru uri kuma ni ingenzi. Kandi ntago uri kubimbwira neza. Uri bare kumpamagara. Usubira ni ngombwa mwana kwicara. Wakwihanganya. Igengeze nawe kubwiye. Wakwihanganya Shagi. Nese iminota 2. Ibi nushaka umpuma. Ni karibu mu nzu. Reka ntacyo n'umunota umwe ariko cyangwa n'umwe wonyine nture nta kibazo. Karibu. Murakoze. Ariko uzajya ugwa utambana agacuma aho ugeze hose nta gacuma n'irangamuntu. Abagore mugira umunwa uradutse aho ugeze hose bazajya bakubona bazakwita izina. ahubwo urwaye ibiki byose ukeneye kubimenya. wabaye nk'umurwayi wa sida. Igitondo n'ikigoroba urarwaye igitondo n'ikigoroba urarwaye none ndinywera icupa ngo hehe agacuma. aho wirirwa uzenguruka aho hose ntamenya waranzaniye ibiki. Ntawamenya. Kandi wa mugore ugira amahane. Sinje nkiyicarira bapfa kurera nagorwa. Ko mbese wa mugore ugira amahane nkuko ushaka ko hari uvuga. Uvuga se uvuga ibiki? Ariko koko nta na mituweli. Wakwihangana ukangurira mituweli nkajya kwivuza koko. Mituweli y'iki ariko? Mituweli y'iki? Ubu nzabarere muri iyi nzu koko. Ko maze imyaka 40 nta mituweli ngira. Ntabwo nivuza kandi ngakira. Wivuza hese urwara he? Ngwara se gute se urwagwa rw'umushyuhira nsoma indwara igahita igenda.
cyo mwihaye ngo ni mwamu nzoga ni ibiyoka biba bigutembera mu nda wagira ngo uzashinga ubwo ni uburwayi parike mu nda yawe ariko se koko reka nkubaze ubu kubona reba nawe ubukene buratwishe reba no kurya ni intambara kuva mu gitondo wirirwa mu kabari umuhehe utava mu kanwa koko wagiye utekereza n'umuryango ubu ureba uko nabaye abagore ivuzi ryanyu ryananiye ntitumaze imyaka 35 tubana iyi si inzu nubatse waje tugira inzu hari hepfo ntihari umurima uhinga n'ibyakunaniye abagore mugira ivuzi wirirwa ugaramye ahangaha ugaritse inda n'umudari ngo utegereje ko bapfa kurera ngo nzoga iroshya azaguhahira uzi ese cya gihungu cyanjye kiri hehe cyo mwihaye ngo murangira inama se ryari umugore yagira inama umugabo ubundi yunguka ryari urashaka bituweli ndaza kugusekura umuravumba nishakira mu ruho ntibazamo koko ubu se ndi umuruho cyangwa ndamoko nta soni abagore ubukanyange niwe uvuga ukumva yewe ntucyunyuma ngewe icyo nshaka ndakwisabira gura mitiweli kandi uri kumbaza ngo umuhungu wowe ubambwira se umwe warorongotanye wagiye i Kigali tutazi iyo yagiye uri kumbaza nde nta murumuna we se uba ahangaha murumuna we uramushakira iki se urashaka umusogongera yaje tukavugana kiriya cyohe gusa yagiye guhinga ntagahengera umugeni bayo cara aho ngaho oya nako wikwicara aho ngaho shyano gusa reka nze twivuganire ariko nzoga iroshya nagorwa shakira murongo ntibazamo kugushaka nta mugore mubarutwa na radi cahagaha di yewe gahoriva shagi karame kaho rero jya wambwira inkuru uranumvisha ufite inkuru nziza iri kunyura umutima rero riva mwana mama buriya nkuko nari nabikubwiye nyine nuko barahanze nyine ndi gucaguranya nyine kuko nihutaga kubera n'umwanya muto urabona bari kumpamagara ariko gahunda ihari nyine nuko imeze urumva gahunda ihari nuko iyi nzu nayishakiye undi umukiriya gahunda nuko mbona umukiriya narebye nitureka bakaguteza cyamunara hano baguha makeya cyane urumva noneho njye mpita mbikoresha ubundi buryo ndavuga ati nta nubwo nanashaka n'umuntu wakuguza amafaranga ko ashobora kukuguza akaguha amafaranga ntibigende neza nk'uko tubishaka njye bituma nzagufata yuko yageze iyi nzu urumva ndayifotora neza ndagenda nyine nyereka umukire dukorana ni umuhungu ufite amafaranga bya hatari arambwira ngo iyi nzu arayigura cyane ko nawe muri iyi minsi uwo muhungu turakorana avuye hanze vuba ngaha yazanye amafaranga bya hatari hasi harya wari nani bagiye kukubaza hagiye inzu wari wavuze ko iyi nzu ngo wari kwitangira ngahe cyangwa se bisanzwe apana cyamunara ushaka kugurisha nyine nkawe nyirayo reka nkubwize ukuri siko baranashatse no miliyoni 70 nkamubona ariko ubu ni muri rusange icyifuzo cyanjye numva inzu yanjye ifite agaciro ka 1,1 miliyoni ariko nashatse no 70 ndamubona niyo mpamvu nakwiyambaje numvisha umutima wanjye ari wuguye ndabe ibyo byose bamfasha muri rusange nshaka mu 1,1 miliyoni umutima ukishima nkanyurwa urumva rero reka nkubwire mperutse kumva umuntu ambwira ngo umutsima w'umunyamugisha Imana irarewutetse yego urumva rero umuntu nyine ushaka aha hantu twari twumvikanye 200,000 ariko mwana we bise biba dubura ayo we ngo miliyoni 200 miliyoni uriva nkazibara uzazibara da ahubwo uzashaka akamashini kagufasha uwo munsi naryama ngasinzira
ndetse miliyoni yazaguha urumva uyu munsi arya turwa kangahe turi kwa gatatu uyu munsi turi kwa gatatu ku wa gatanu w'iki cyumweru ubwo nyuramo umunsi umwe ku wa gatanu saa 9 ndumva akazi zaba ngasoje neza akaza kwishyura kuko ibintu byose twarabirangije akaza kwishyura yego ibintu miliyoni 200 twarabirangije akazi nkazibara miliyoni 200 ahubwo ikibazo ibyangombwa byayo birahari ndabifite hariya bihora biritaye ako banki harya wari ufite angahe miliyoni 30 irindwi yewe uzarya ngo kindi uziziritse pe no kurya inkoko nkayirisha ifi ariko ntacyo aho kugira ngo uhombe nanjye ntabwo nari kwemera ko wombura umuvandimwe shagira inshuti nziza wagira inshuti yagira nkawe tugende ariko se papa ibintu byawe byose ni amahane kweri. ndashaka ko tuvugana. cisha bugufi cisha bugufi uvuye wowe ubundi ariko umwana uramubaza ntabwo ubona ko avuye guhinga. ahingisha igiti uvuye guhinga se uwo muhoro uvuye gutemesha ibyatsi hara nibyo ugiye kuvuga ngo uvuye guhinga. Ako papa ubundi ubona ubundi uzi ko ndi mukuru cyangwa ubona ndi igitamba. Bagushomeje kubyimba gatuza urumva urenze kuri siko. Rega kuba uri papa ntabwo bisobanuye ko wazumbwira ibintu ibyo ari byo byose kubera ko ibintu byawe byose ni amayoga buri gihe icyo ari cyo cyose. Ushatse kuba konza nakunywereye washyanuwe cyane rwose uvuze ukuri. Kanywe nzoga umwana uhingisha igiti uramubaza. Ndashaka ko tuvugana ukongera ugaca bugufi ukanyita papa wawe ukamenya ko uri umwana wanjye. Uranyumva? Ibintu by'amarere umva di naguhina. Ntabwo jewe nibagiye kuri papa wanjye ariko nawe ubu si inshingano zawe urazizi none ntabwo urya nturyama iyi nzu bamo warayubatse. Bira bigori waheregese mu gitondo nibyo wateye. Ntabwo ari kanyange yabimpaye. None se kujya utaha utuzengereza koko. Reka nkubaze papa abandi bapapa mu ngana batugaburira ibigori cyangwa abandi bapapa mu ngana baturaza mu nzu nk'iyi ngiyi imeze gutya. Ibyo bigori se byaba yabihashye ariko mana we. Ushaka kumfatanya na nyoko? Uza wasinze ukaza utura umujinya mama usindira kuri mama nanjye unsindiraho. Ubwo nta soni bigutera wowe. Kandi shareka nkubwira urugo nzarubarekera. Zarubarekera ndebe icyo muzarumarisha. Ababyeyi baragwira nge narabyaye se ko naherekeje abandi. Nashizemo yo kanyagwa dore ko muri kuvuga iyi. Ariko nzagiroshya koko wakwihonye ukareka amanyinya koko. Ariko reka nkubwire. None se papa reka nkubaze. Buretse mvugana nyoko. Nyoko kuvuga ngo nihane ndeke inzoga iyi nzoga mwanga niyo namusabishije. Iyi niyo najyanye kwa data bukwe kayinama ryo aramwumwa. None se ceceka gato ngusobanurire. Iyi nzoga we wavutse niyo twahembye nyoko. Muravuga ngo ndeke inzoga kubera iki? Iyi nzoga isaba umugeni, iyi nzoga icyura inka, iyi nzoga ifata irembo, uramburiza iki kunywa inzoga wo kamwanzo byawe? Reba mama. Koresha nk'inzira ijya kurwena gusa. Reba mama ararwaye nta mituweli ntaki uri kwisindira gusa nta kindi. Ubwo ngubwo we nta kintu byumva. Mituweli nananirwa kuyitanga azareke kwivuza fite imiti nateye hariya ku mukingo azagenda aca ibyatsi ateke avugute anywe nananirwa gukira azagenda apfe nzashaka abandi nakanyange arahari. Ubu saho ndyamye hankorera amafaranga. None se umumaro ni uwuhe hagati aho ngaho? Ndakuyamyemo. Mva imbere. Navuze ngo mva imbere. Mva imbere ujye umvana aho ushinze.